ikintu cya mbere abantu bajya bubaka bakibwira ko bubatse ku rufatiro ruzima ni icyubahiro. Uyu munsi niba ari ufite ishyari, ijambo ry'Imana rikubwira ngo ukeneye gucukura icyo kintu ukagikuramo. Abantu ingo zimwe na zimwe zikubakirwa mu buhanuzi bw'ibinyoma. Imana ishimwe ko twese yaturaritse, ikararika abagabo, ikararika abagore, ikararika urubyiruko, ikararika n'abana batoya kugira ngo tube mu nzu yayo, twumve ijambo ryayo, tunezererwe mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Ku bantu batanzi, nitwa Emmanuel, turi kumwe na Yezu, nsengera hano. Ni njyewe Imana yashimye ko uyu munsi tuza kuganira ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri jambo ry'Imana tugiye kuganiraho, Imana irishyiramo, hari ibintu byinshi nanjye ryanyubatsemo, icyo nifuza nuko nawe hari ibyo ryakubakamo. Rimwe na rimwe hari igihe abantu batekereza kuza mu nzu y'Imana cyangwa se bakumva ijambo ry'Imana bakarifata hari nkaho ari ibintu bisanzwe, nk'uko umuntu ashobora kujya ahandi abantu bari kuririmba, nk'uko umuntu ashobora kumva abantu bari kuvuga amakuru, ariko aya si amakuru tuba tuvuga, izi si inkuru tuba tubara, ahubwo ni ijambo ritanga ubuzima mu buzima bwacu. Haleluya. Ni ijambo ribohora, ni ijambo rikura umuntu ahantu atarari rikamugeza ahandi, ni ijambo rihesha umuntu akandi gaciro atarafite, bigatandukana n'ibindi byose twumva. Haleluya. Ijambo ry'Imana wumva rize kuguhindura kugira ngo Imana ikomeze twishimire. Badusomeye amagambo tuza kuganiraho mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 7 ku murongo 24 kugeza kwa 27. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo kubaka ku rufatiro ruzima. Kubaka ku rufatiro ruzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku bubatsi. Haleluya. Haleluya. Abubatsi barimo hano. Haleluya. Mwese muri abubatsi, Imana ishimwe. Hano twese tugiye kuba abubatsi. Tugiye kuba abubatsi, kandi icyo ninginga Imana nuko buri wese yaza gusohoka aha ngaha Imana yamubonye nk'umwubatsi muzima. Haleluya. Twese uko turi hano, icyo nifuza nuko nta numwe waza gusohoka yumva ko inzu ye itubatse neza. Imana igufashe, Imana ifashe, Imana twese tugirire neza kugira ngo tuze kubaka inzu zacu mu buryo Imana ishaka. Haleluya. Yesu ari kuganira n'abantu, ababwira amagambo meza, ababwira icyamuzanye, ababwira ikigamijwe. Yageze aha badusomeye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Yesu ababwira inkuru y'abubatsi babiri. Avuga umwubatsi umwe wagiye kubaka inzu ye, yarangiza akubaka ku rufatiro. Aya magambo iyo yasomye mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 6 ku murongo wa 47 na 48, hagaragaza neza ko uyu mwubatsi we yabanje gucukura. Yabanje gucukura fondasiyo, yenda nkoresha iryo jambo nibwo tubyumva, arangije aracukura ubutaka bworoshye, arangije agera ku butaka bukomeye, agera ku butaka azubakaho inzu ye ikabasha gukomera. Yenda reka tuhasome kugira ngo mubyumve. Luka ibice 6 kuva ku murongo wa 47, haravuga ngo umuntu wese uza hondi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa. Asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare. Haleluya. Uyu mwubatsi Yesu yamugereranije nk'umwubatsi w'umunyabwenge. Icyama uyu munsi uko twese turi hano tukaba abubatsi b'abanyabwenge. Ariko arangije ababwira n'undi mwubatsi we utaritaye kumenya niba ubutaka agiye kubakaho bukomeye cyangwa bworoshye, utaritaye niba hanagiye kubaka ari mu manegeka cyangwa atari mu manegeka, utaritaye ku kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo we yahise azamura inzu arayisakara, yibwira ko ibintu byarangiye. Aba bubatsi babiri rero Yesu yabavuzeho ibintu bikomeye. Yesu yabavuzeho ubutumwa bukomeye, aribwo tugiye kuganira mu minota dufite uyu munsi.
turuze kureba cyane ibintu abantu bakunze kubakaho bakabyitiranya n'urufatiro ruzima, bakibwira ko bubatse ku rufatiro ruzima ariko barubatse ku butaka bworoshye cyangwa barubatse ku musenyi. Icyo umuntu yaba yishingikirijeho cyose, bibi bifatika tubone cyangwa ibitafatika, igihe kiragera uwo muntu akageragezwa. Muribuka umugaragu w'Imana Yobu ukuntu igihe cyageze yari afite ibintu bifatika mu buzima bwa buri munsi abantu babona. Yari yarubatse amazu, yari afite abana, yari afite amatungo, yari afite ibintu byinshi. Abantu muri iyi minsi bya bindi abantu bavuga ngo abantu bagezeyo, Yobu nawe yari yaragezeyo. Yari afite imitungo itangaje, ariko umunsi umwe ibi byago biza kumushyikira. Abana yari afite arababura, amatungo yari afite arapfa, amazu yari afite arasenyuka. Barangije baza kumubarira inkuru z'ibyabaye. Yobu abyumvise, kubera ko yari yarabaye umwubatsi w'umunyabwenge, arangije aravuga ngo ibi byose navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubirayo ntacyo njyanye. Ibi byose n'Imana yari yarabimpaye, ubwo ibyisubije Imana ishimwe. Haleluya. Byanze bikunze ubuzima waba urimo bwose, ikigihe kirakigera ibyago cyangwa se ibiza bikakuzira. Hari igihe abakirisitu nyine bakeka ko kuba binjiye mu gakiza batazahura n'ibiza, ariko ibiza bizakuzira. Niba warubatse ku musenyi, inzu yawe izasenyuka nta kabuza, ariko niba warubatse ku rutare, inzu yawe nta nubwo izanyeganyega. Niko ubutumwa bwiza muri Luka buvuga, ibice 6 haravuga ngo nubwo wakubaka ku rutare, ibi biza bikaza ku nzu yawe, ntabwo inzu yawe izigera inanyeganyega. Haleluya. Ariko noneho no mu buryo bw'umwuka harimo abantu batuye mu manegeka. Harimo abantu batuye mu manegeka mu buryo bw'umwuka. Abo bantu iki nicyo gihe kugira ngo amanegeka bayavemo, inzira zikigendwa. Niba uzi ko utuye mu manegeka, uyu ni umwanya Imana ikugeneye kugira ngo uvemo inzira zikigendwa, kuko ibiza nibiza inzu yawe sinzigarata ufite ko izakomeza ihagaze. Ariko Imana idufashe kugira ngo nuza gusanga utuye mu manegeka, uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo ufate umwanzuro kugira ngo uve mu manegeka, kandi Imana yiteguye kugutuza heza. Haleluya. Ikintu Imana yashatse ko tuganira kuri uyu munsi, ababubatsi bose twabonye bubatse inzu bubatse washoboraga kuyijyamo, inzu bubatse washoboraga kuyikoreramo ibyo wayikoreramo byose, inzu bubatse washoboraga kuyinjiramo, kuko uyirebeye inyuma niho ari gusobanura niba yubatse ahantu hakomeye cyangwa yubatse ku butaka bworoshye. Ni kimwe niyo umuntu yinjiye mu gakiza, inyubako yubaka cyangwa se ubuzima tubamo, umuntu abirebeye ushobora kutamenya niba umuntu yubatse ku rufatiro ruzima cyangwa se yubatse ku rufatiro rujegajega cyangwa mu butaka bworoshye. Hari ibintu byinshi abantu bagenda bubaka bakibeshya ko bubatse ku rufatiro. Hari ibintu byinshi abantu bubaka bakibeshya ko bubatse ku rufatiro ruzima. Ikintu cya mbere abantu bajya bubaka bakibwira ko bubatse ku rufatiro ruzima ni icyubahiro. Harimo abantu bakora imirimo itandukanye ariko bakayikora kubera icyubahiro cyabo, kubera izina ryabo, kubera abo bari bo. Ugasanga gutera intambwe kugira ngo ave muri cya cyicaro cy'icyubahiro arimo biramugoye. Ariko Imana ishimwe ko hano muri Methodiste ibyo by'ibyubahiro bitahaba, buri muntu wese ahabwa umudendezo. Imana ishimwe. Ariko hari abantu babatwa n'icyubahiro, akumva ko icyo cyubahiro, iryo kote ry'icyubahiro yambaye rihagije. Murazi inkuru z'umugabo Namani, kubera icyubahiro yaragiye kwanga gukora ibyo yarabwiwe gukora kugira ngo akire. Hari abantu benshi bahagaze ku cyubahiro ariko batari mu nzira Imana ishaka ko babamo. Aba bantu rero inshuro nyinshi iyo haje byabiza,
inzu zabo ziragwa, ntabwo ibyubahiro biza imbere yabyo kuvuge ngo ngende kanaka ngo iki cyubahiro ngo kirankanga, ntibishoboka. Iyo ikiza kikugezeho witwaje icyubahiro, inzu irahirima rwose. Ibindi bintu abantu bakunda kubakaho muri iyi minsi noneho ugasanga binagezweho, ni abantu bakunda kubaka ku bandi. Usanga hari abantu bishingikirije ku bantu aho kugira ngo bishingikirize ku Mana. Muzasanga muri iyi minsi abantu bamwe bavuga ngo twebwe ngo turi abadadi kanaka, abandi bakavuga ngo turabo kwa Aposo kanaka, abandi bakavuga ngo apotere yatubwiye gutya, abandi bakakubwira ngo uzaze tujyane kwa kanaka. Aba bantu ububakaho ndagira ngo nkubwire ko n'abari abantu nkawe, ni abantu bafite umwuka, ni abantu bafite amaraso, ni abantu babaho iminsi yabo ikarangira, ni abantu igihe cyabo gishobora kuzagera nabo bakagenda. Ariko igitangaje muri iyi minsi, harimo abantu babubakaho ukagira ngo niyo Mana yabo. Umuntu akaza akakubwira ngo kora iki kandi uzi ko kinyuranye n'ijambo ry'Imana ukagikora. Umuntu akakubwira ngo ryama ukaryama kandi uzi ko ibyo bintu ijambo ry'Imana ritabivuga. Ngo none se ngo dadi yabivuze nareka nabuzwa n'iki kubikora? Ariko se dadi ni Imana? Ngo Aposo ngo yatubwiye ngo nitutabikora biragenda gutya. Abandi ngo yambwiye ngo ninatanga ibingibi birambaho. Harimo n'abakoresha iterabwoba bakakubwira ngo nutabikora ngo ibintu biragenda nabi. Ariko abo bose nta n'umwe ufite ijambo ku buzima bwawe. Imana yonyine niyo ifite ijambo ku buzima bwawe, kandi igihe cyose wayiringiye ukayubakaho, inzu yawe izakomeza ikomere kandi Imana izakomeza ihabwa icyubahiro mu buzima bwawe. Haleluya! Abantu bari kubaka ku bantu, iyo ba bantu banyeganyeze gatoya na ba bantu bari babakurikiye bose, ibyabo inshuro nyinshi bihita biba bibi. Ngira ngo muri iyi minsi bisigaye bidatinda kugaragara cyane, aho kuba abantu bubatse ku muntu ibyago bikamugeraho, kuko nababwiye ko ntawe bitageraho. Abantu barangiza ukagira ngo bari amaso yabo yarahumye, nta nubwo ibintu babibonaga. Hanyuma rero igitangaje nuko aba bantu inshuro nyinshi usanga n'ukuri babwira abantu bababwira ukuri kw'igice, cyangwa se bagira ibyo bavanamo bakababwira ibintu kugira ngo bihuze bo n'ibyo bashaka. Akakwereka ko kugira ngo gusengere ugomba kugura umwanya, akakwereka ko kugira ngo mubonane ugomba kumwaka randevu, akakwereka ko kugira ngo mujye gusenga ugomba kubanza kwishyura ikiguzi runaka, kandi akakwereka ko nutakishyura ibyo uri gusengera Imana itabyumva. Niba barashyize urusika hagati y'Imana n'abantu bayo kugira ngo noneho ibitabanyuzemo nibigere ku bantu bayo, ibyo bintu bisigaye byaranyobeye. Aba bantu basigaye bafata abantu bakabereka ko ari Imana igomba kunyuzamo ibintu byabo. Usanga muri iyi minsi hari ibintu, abundi hari igihe cyageze biragabanuka by'ubuhanuzi, inshuro nyinshi ubuhanuzi bw'ibinyoma. Abantu ingo zimwe na zimwe zikubakirwa mu buhanuzi bw'ibinyoma, abandi bagafata imitungo yabo bakayitanga mu buhanuzi bw'ibinyoma, abandi bagafata ubuzima bwabo bakabutanga mu buhanuzi bw'ibinyoma, bakagenda bavuga ngo Imana yavuze. Ntabwo Imana iba yavuze, ahubwo ni abantu baba bavuze. Aba bantu bari kubaka ku bantu rero, inshuro nyinshi iyo ikintu gitoya gikomye usanga bari gusakuza. Bamwe barasakuza, abandi bavuza induru, abandi bakavuga ngo nimuturebere kanaka, abandi bakavuga ngo murebe kanaka, abandi ngo yaratwambuye, abandi ngo yadukoreye ibi n'ibi, abandi ngo dufitanye ibi n'ibi. Kandi abo bantu baravuga ngo bubatse hehe? Baribwiraga ngo bubatse ku rufatiro ruzima. Imana idufashe he kugira umuntu n'umwe wubaka kuri bene aba bantu, kuko igihe wabubatseho hakaza ibibiza, ubuzima bwawe buhita bugaragara.
hari abandi bubaka ugasanga yenda kuba asenga nuko yavutse mama we cyangwa papa we asenga. Hakaba abandi basenga kubera ko umugabo we asenga. Hakaba abandi basenga kubera inshuti yabo isenga. Hakaba abandi basenga kubera ko bazi ko abantu nyine basenga, akavuga nyine ngo abantu bambonye se ku cyumweru ntagiye gusenga bavuga ngo iki. Nyine bakabikora kubera gutinya amaso y'abantu. Ariko igihe cyose ibintu bikoze kubera gutinya amaso y'abantu, ndagira ngo mbwire ngo hari intambwe utaratera, ariyo Imana yashyize ku mutima kugira ngo uyu munsi niwumva uri muri icyo cyiciro wemere gutera iyo ntambwe, ugeraho wubaka inzu yawe ku rufatiro ruzima. Haleluya! Ikindi kintu abantu bari kubakaho ni amadini. Amadini ubundi ryakabaye ari ihuriro, amadini n'amatorero ryakabaye ari ihuriro abantu bemeye bahurira bagasabana hagati yabo ndetse bakagirana ubusabane n'Imana. Hanyuma ibyo bintu bigatuma bakura, bigatuma bagera ku kigero Kristo ashaka. Ariko aho kugira ngo ibyo bintu bibeho gutyo, ahubwo usanga abantu bubaka ku migenzo y'amadini, ugasanga niba umukristo mwari hano, kumutandukanya n'uwahandi cy'umutandukanyirizaho n'imigenzo y'amadini, aho kugira ngo umutandukanyirize ku cyo Kristo yavuze kigomba kugaragaza umukristo nyawe. Ariko ikibitera turaza kukibona, abantu bamwe barinjiye barumva ariko bagarukiraho. Ariko icyo Imana ishaka nuko dutera indi ntambwe tukarenga ibyo ngibyo tukageraho Kristo ashaka ko tugera. Haleluya! Biratangaje kuba umuntu ashobora kwibwira ko kuba umuntu akijijwe ari uko yenda yambaye igitambaro, nuko yambaye imyenda imeze gutya, nuko yisiga ibi n'ibi, nuko ibyo bintu nyine umuntu abona akaba ari byo yibwira ngo nibyo bigaragaza umuntu ukijijwe. Aya madini abantu bayubakaho kugeza ku rwego naho abantu bashobora kugirira nabi abandi, bitwaje ibyo bemera, bakitwaza kuko wowe utemera nk'ibyabo bakumva ko ugomba gupfa. Abantu bakitwaza amadini bakayubakaho kugeza ku kigero bumva ko abantu bari muri aho ngaho bagomba gutandukana n'ubundi buzima bwose bubaho ku isi. Ariko ikibazo kimwe twakibaza, ikibazo kimwe wakibaza ni ukwibaza ngo ariko ngewe harya nubatse. Wubatse kuri Kristo cyangwa wubatse kuri bya bindi bigarukira hariya nyine ukavuga ngo kubera ko bambwiye ngo njye guterana ku cyumweru birahagije, kubera ko njya guterana kwa kane birahagije, kubera ko nkora ibi birahagije. Ariko hari indi ntambwe ugomba gutera. Hari indi ntambwe ugomba gutera. Pawulo yandikira Abaroma ibice 12 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri yarabwiye ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Arangije avuga ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Igihe cyose uru rugendo rutatugeza ku mpinduka zifuzwa, ndababwiza ukuri tuba twagarukiye mu nzira. Abenshi tuba twagarukiye mu nzira tutageza aho Imana ishaka ko tugera. Tugarukira kuri bya bindi nyine bigaragara, bya bindi amadini n'amatorero avuga, ugasanga barakubwira ngo kugira ngo wemerwe aha ngaha nuko ugomba kwambara gutya, nuko ugomba kwitwara gutya, ariko ibindi byose umuntu akabyirengagiza. Hanyuma ikindi kintu abantu bari kubakaho muri iyi minsi, harimo abantu bari kubaka ku kumenya amagambo yo muri Bibiliya gusa. Ugasanga umuntu araza kukubwira ngo ibyo uvuga ngo ntabwo ubizi, ngo soma aha, akanagusobanurira akakwereka, ariko wareba icyo byamuhinduyeho ukakibura. Ukibaza uyu muntu ibyo avuga koko niba ari byo kuki nta kintu biramuhinduraho. Aba bantu bagereranwa n'abafarisayo n'abanditsi. Yesu yarababwiye ngo mw'abafarisayo mw'abanditsi mwe muzabona ishyano, kubera ko mwebwe mufata umutwaro mutatinyuka no gukozaho urutoki rwanyu mukawukoreza abandi. Yesu ajya kubwira abantu ari amagambo twasomewe yababwiye, yari amaze kubabwira ko bagomba kunyura mu irembo rifunganye. Mu buzima muzasanga abantu bakunda ibintu byoroha,
n'uyu mwubatsi wiyubakiye ku musenyi nuko yabonaga byoroshye, akabona ntabwo akeneye gucukura fondasiyo, akabona ntabwo ashoboye kwirirwa acukura umunsi ku wundi, akabona birahagije kuba yaza gusa akazamura inzu agasiga amarange ubundi akigendera, abantu bakajya bamenyuraho bakavuga nyine uyu muntu ni umukristo, bamubona yambaye yagize gute niwe ariko cyangwa se bamubona ari kuvuga imirongo yo muri Bibiliya, akagusobanura uburyo mwayobye, akagusobanura uburyo mutazi ukuri, akagusobanura uburyo ibyo mugendamo mutabizi, akagusobanura uburyo bo bafite ukuri, ariko wareba ugasanga icyo yubatseho nayo magambo yonyine akubwira. Aba bantu rero ni ba bantu usanga muri iyi minsi abantu bitwaza bakagenda, hano ntago tuba turi mu nkuru, hano ntago tuba turi mu gihe cy'amakuru, kwa kundi mujya kubona mukabona ku gitangazamakuru isaha irageze bakaza kuvuga amakuru. Ntabwo ariyo tuba turi kuvuga hano, kuko umuntu ashobora kuza akavuga amakuru atazi naho byabereye. Mu Rwanda umuntu ashobora kwicara akavuga amakuru yo mu bihugu by'i Burayi kandi ataranarenga mu Rwanda. Rero ijambo ry'Imana ntabwo ari amakuru tuba tuza kuvuga kugira ngo duhe abantu, ahubwo ni impinduka zo kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Haleluya! Aba bantu rero bitwaza ngo bazi imirongo ya Bibiliya, reka mbabwize ukuri, no kwiga teoloji ubwabyo ntibishobora gutuma ugera kuri iki kigero gishyitse, kuko ushobora kuyiga ukagarukira gusa ku kumenya bwa bumenyi, ku kumenya ibitabo byo muri Bibiliya, kumenya uduce dutandukanye, kumenya n'imyaka yo ukamenya no kubitondeka. Ushobora no kuba ufite iyo mpano yo kubivuga neza abantu bagakoma amashyi, ariko nta kintu biraguhinduraho. Hari abantu rero baka kuri ibi ngibi, akibwira ngo kuba azi imirongo ya Bibiliya birahagije, akibwira ngo kuba abasha gusobanura ibintu biri muri Bibiliya birahagije, akibwira ngo kuba aririmba birahagije, akibwira ngo kuba ijwi rye rimeze neza yaririmba akabona abantu barasimbutse abandi barasirimba akabona birahagije. Ariko icyo ngicyo si cyo gihagije, igihagije ni uko utera intambwe. Haleluya! Hari ibyiciro bitatu ngira ngo tuvugeho by'abantu n'uburyo bubaka, hanyuma buri wese ari buze kureba icyiciro arimo. Ariko mbere y'uko mbivuga, nababwiye ko uyu mwubatsi wa mbere, umwubatsi Yesu yagereranije nk'umwubatsi w'umunyabwenge. Mbere yo kubaka inzu yarabanje aragenda acukura fondasiyo, afata umunsi wa mbere aracukura, afata umunsi wa kabiri aracukura, afata umunsi wa gatatu aracukura, hanyuma amaze kugera ku butaka bukomeye yiyemeza kuzamura inzu ye. Haleluya! Musome urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri ku murongo wa mbere. Petero yandikira abantu Petero yandikiye bari mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa mbere, niho musanga abantu bari kwandikira, bari baragiye mu bice bitandukanye ari kubabwira imyitwarire bagomba kugira. Ariko ageze ku gice cya kabiri ku murongo wa mbere yarababwiye ngo nuko rero mwiyambura igomwa. Urumva ari kubabwira ngo mucukure, arangije arababwira ngo mwiyambure ishyari. Uwo muntu ari kumubwira ngo cukura, aramubwira ngo yambure uburiganya. Uwo muntu ari kumubwira ngo acukure, kuko igihe cyose ibyo bintu umuntu akigendana nabyo birangira yibwiye ko ari kubaka. Ashobora kuba ari muri korari akibifite, ashobora kuba avuga ijambo ry'Imana akibifite, ashobora kuba ari umuyobozi akibifite, ariko uwo muntu inzu y'ibicyubatse ku musenyi. Reka mvuge cyane ku igomwa. Igomwa nka ni ikintu kibi cyane, Imana ijye igikiza abantu bayo. Igomwa aho umuntu abona ufite umwana akaba abona we ntabwo agiye kumwica ngo amutunge cyangwa amukorere iki, akaza agafata umwana wawe gusa akamwica atagamije kumutunga. Igomwa aho umuntu akubona akabona yenda ufite ibintu ukora biragenda, yarangiza akaza akabyangiza kandi atari buze kubijyamo. Igomwa rituma umuntu abona urugo rw'umuntu rumeze neza, yarangiza akiyemeza kurusenya kandi atari buze kuza kurujyamo. Igomwa ni ribi, igomwa kuko igomwa ni ikintu umuntu, ibintu by'abantu bakora bitabafitiye inyungu kandi biri buhombye nabo bari kubikorera. Igomwa ugasanga umuntu afasha umuntu yari yibereyeho neza, nta kibazo afite, ari kubona yenda afite abana bari kwiga, yarangiza akagenda akavuga ati reka ashake yenda ibintu runaka bari abana mbaroge bigende gutya. Ibyo bintu nta nyungu biri buze kumuzanira, n'uwabikoreye biramuhombya.
igomwa Imana iriturinda hatazagira abaririmbyi barigira bene data. Korari ikavuga ngo bari abaturusha kuririmba neza bakajya gushaka ibintu bitandukanye kugira ngo yenda amajwi yabo atazongera kumera neza. Kandi ayo majwi Imana yabahaye n'ubundi ntago iri buze kuyabaha. Igomwa ni ribi. Igomwa ni ribi kuko nta kintu rimara usibye kwangiza. Imana itugirire neza, iduhe abumva bagifite utuntu tw'igomwa biranduke mu buzima bwabo mu izina rya Yesu. Uyu munsi niba ari ufite ishyari, ijambo ry'Imana rikubwira ngo ukeneye gucukura icyo kintu ukagikuramo. Niko ubutumwa bwiza bwatubwiye muri Luka. Uyu mwubatsi w'umunyabwenge yarabanje aracukura. Aracukura kugeza ageze ku butaka bukomeye. Uku gucukura nta kundi rero ni ugukuraho bya bindi byose bidutandukanya n'Imana. Hari ibyiciro bitatu rero ngira ngo tuvugeho nitumara kubivugaho dusoze. Icya mbere nk'uko badusomeye, Yesu yabwiye abantu ngo umuntu uzaho ahondi. Hari umuntu wa kabiri, umuntu wumva amagambo ye. Hari umuntu wa gatatu, umuntu yakomeza. Wowe uri mu kihe cyiciro muri ibyo byiciro bitatu? Ntabwo nzi ukuntu bageze aho Yesu ari. Ushobora kuba waragejejwe n'ababyeyi bawe ukahisanga nka bya bindi bakavuga ngo nanjye sinzi uko nisanze aha. Ushobora kuba nawe uvuga ati nanjye sinzi uko nisanze aha, nagiye kubona muna ndahari. Ariko uyu munsi usaba Imana kugira ngo igusobanurire impamvu uri aho ngaho. Hari abandi bahageze yenda kubera ibintu bari bakurikiye. Ushobora kuba wari ukurikiye imigati nka yindi Yesu yahaye abantu bakamukurikira, bamukurikira abantu bakibeshya ko bakurikiye amagambo meza, naho bakurikiye imigati yabahaye bakarya bakanezerwa. Abandi baza bafite ibindi bakurikira. Ushobora kuza ukurikiye umukobwa ukavuga ati nimubona nzahita ngenda. Ariho nigeze kumva ukurikiye umukobwa, hanyuma bamaze gukora ubukwe, ku munsi w'ubukwe arangije umugabo arangije abwira umugore ati zana byeri hano ninywera. Umugore biramutungura avuga ati ko nari nzi ko wakijwe, avuga ati biranabikoraga kugira ngo nkubone. Ntukibwire ko kuba umuntu ari mu rusengero yamaze kugera kuri iki cyiciro cya gatatu. Ashobora gusa yaraje aho Yesu ari n'ijambo rye ntaryumve, ntamenye niyo biva niyo bijya, ntamenye ngo byanagenze gute, reka dakaba yibereye aho gusa. Aba bantu barahari rwose pe. Aba we gusa yumva ko yinjiyemo hano birahagije. Ariko niba uri muri iki cyiciro ndagusaba kugira ngo utere intambwe. Haleluya. Utere intambwe wongere wegere imbere. Ugere ku cyiciro cya kabiri utangire wumve amagambo ya Yesu ni meza araryoshye. Haleluya. Amagambo Yesu avuga, amagambo atanga ubugingo. Amagambo aduha isezerano ry'agakiza ndetse n'ubuzima bw'iteka n'iteka. Amagambo yahinduye umuntu nka Paulo akava mu byo yari arimo agahindukira. Amagambo ni meza. Haleluya. Ariko uyu muntu uza aho Yesu ari, wateye intambwe wahageze, warangiza ukumva amagambo ye ni byiza, wayumvise, wumvise iby'Imana ikubwira, none wowe urinde utinyuka kuvuga ubuzima utarabubona, ukavuga gusa ibyo wumvanye abandi, ukavuga gusa ibyo kuvuga ngo numvise kanaka avuga gutya, ukumva abandi baririmba nawe ukaririmba, kumva bagenda ibumoso ukagenda ibumoso, basubira inyuma ugasubira inyuma, ariko wareba ugasanga uri aho ngaho gusa. Hari abantu buriya bazi kuvuga, ngira ngo murabazi, bavuga pe, bazi gushyushya inkuru, akayivuga agira ngo yabaye ahari kandi atari ahari, akayivuga neza ukagira ngo ibintu byose biba yarandikaga, akakubwira n'isegonda, akakubwira n'umunota. Aba bantu barahari. Barahari bazaza bagushyeshyenga bakwereka ko ibintu bakubwira ari ukuri kuzuye 100%. Ariko aba bantu abenshi muri bo bagarukiye kuri iki cyiciro, baraje bageraho Yesu ari, barangije bumva amagambo ye ariko bagarukiraho. Bumvise amakuru nabo bajya kuyatanga ariko ntacyo bayamajije. Icyamu uyu munsi ngo nugarukiraho. Haleluya. Tugiye kugera ku cyiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma, ngira ngo buri muntu wese uri hano aze kugeraho. Ni icyiciro cy'umuntu wamaze kugeraho Yesu ari, akumva amagambo ye, yarangiza akayashyira mu bikorwa. Haleluya. Uwo ni we Yesu yagereranije nk'umwubatsi w'umunyabwenge. Uwo ni we Yesu yagereranije nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Nubwo byabiza byaza, Bibiliya yatubwiye imivu,
yatubwiye imyuzure, tubwira n'imiyaga. Ibyo ni ibintu muzi bikunda gusenya ibintu mu buzima busanzwe, ariko hari n'ibindi bibusenya mu buzima bw'umwuka. Arangije aravuga ngo ibyo bintu byose byaraje byikubita kuri ya nzu y'aba munyabwenge. Ya nzu y'aba munyabwenge irakomeza irahagarara kuko yari yubatse ku rutare. Haleluya! Aho uri Yesu arahazi, ariko icyo agushakaho ni uko uza aho ari, warangiza ukumva amagambo ye, warangiza ukayashyira mu bikorwa. Ese twakora iki cyangwa se wakora iki kugira ngo ubashe gucukura fondasiyo nzima hanyuma wubake ku rufatiro ruzima? Icyazanye Yesu mu buzima bwacu ni ukugira ngo aduhe ubugingo, kandi ubwo bugingo yaduhaye butuma tubaho tutishushanya, butuma tubaho abantu bakabona impinduka mu buzima bwacu. Badusomeye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 ku murongo wa 3 n'uwa 4, havuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, ni mumwegere. Haleluya! Ni mumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Uyu munsi icyamukumva neza ko niba wari uri mu cyiciro cyo kugera aho Yesu ari gusugagarukiraho, ugomba gutera intambwe kumva n'amagambo ye. Niba kandi wari waragarukiye kumva amagambo ye gusa, Imana izakubaza impinduka wagaragaje nyuma yo kumva rya jambo ry'ubugingo rituremamo ubuzima bushya. Haleluya! Tugiye gusenga. Sinzi icyiciro urimo, wafata umwanya ukitekerezaho, ukareba muri ibi byiciro bitatu twavuze aho uri. Tukaba bubatsi bazima, buri muntu wese yakubona akavuga ngo uyu ni umwubatsi muzima. Haleluya! Yakubona akavuga ngo uyu nguyu ni umukristo koko. Buri muntu wese abashe kuba umwubatsi w'umunyabwenge, yumva amagambo y'Imana kandi akayashyira mu bikorwa. Imana ibagirire neza.